Shimira Imana ntabwo kose kwangiritse ariko hari imitsi imwe n'imwe yangiritse ku buryo n'imikurire yanjye byasabaga ko nkoresha kumwe kugira ngo mbeho. Ndibuka nyiri umwana narasenze nsaba Imana ngo biragaragara ko ntabasha gukora imirimo y'amaboko neza, ariko Mana uzambabarire umurimo nakoresha ikindi gice cy'umubiri kitari amaboko cyane. Niyo mpamvu Imana yampaye umunwa akaba ari wo nkoresha mfatanije n'umutwe n'ukuboko kundi gukora cyane, ariko nshimira Imana ko nako kuriho. Rero abantu babona bakunda kubyandika ngo ndaguhisha, ntabwo nguhisha nubwo bintera ipfunwe kuba byarabaye, nuko nzi ko byagombaga kugira igihe mbisobanura kugira ngo bigire abo bizafasha aho uri hose. Nimba warapfuye ugutwi koresha ijisho birashoboka, nimba warapfuye amaso koresha amatwi birashoboka, kubera ko Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana ifata seti nini ikayiguha uvangwe ikaguha ibintu byinshi kugira ngo kimwe n'igipfa byibuze ukoresha ikindi. Umuzi ukuntu bakingira abana inkingo zo bakiri impinja, aho niho habereye ikibazo. Rero bazanaga abastajeri ngo baje kwiga gukingira abantu, bagashaka abana bamwe na bamwe bo kwigiraho, niko nabyita. Rero ngewe umustajeri rwose yangiyeho pe, afata atera aho badatera. Imitsi yanjye ya hano irangirika nyiri umwana,